Mbahaye ikaze nanone abadukurikiye muri aka kanya. Hari ubushakashatsi buherutse gukorwa n'umuryango mpuzamahanga wa Gikristu World Vision ufatanije n'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, bugaragaza uko abana bakunda gukina mu Rwanda ndetse n'imbogamizi bafite. Babangamiwe n'iki mu bijyanye no gukina? Ese ibyo babona byo biri ku ruhe rwego? Buriya ngo abana benshi bakunda gukinira ku ishuri. Ni iyihe mpamvu? Hanyuma se ibikorwa remezo byo gukiniraho byo birahari, cyangwa se ibiborohereza mu bijyanye no gukina byo birahari? Mbibutse ko muri COVID, Minisiteri y'Uburezi cyangwa se Guverinoma y'u Rwanda muri rusange yakoresheje cya gihe amashuri yari afunze, hubakwa ibyumba birenga 220. Hari hagamijwe ko hagabanywa ubucucike mu ishuri. Icyo kintu cyatumye ahari ibibuga bitandukanye byubakwaho ibyumba by'amashuri, birangira ibijyanye n'ibikorwa by'imyidagaduro bigabanyutse cyane. Kugeza ubu hari ibigo by'amashuri bidafite ikibuga namba, bidafite ikibuga na kimwe. Hari ibigo by'amashuri bifite bikeya, bishobora kuba bifite kimwe. Hanyuma hari n'ibindi abana biyaranja, bya bindi bidafite namba. Hari aho abana biyaranja bagakinira mu muhanda cyangwa se mu mirima y'abaturage. Murabyumva, ni ingorane. Reka dukurikire Murwanashyaka Evariste turebe icyo ubushakashatsi buvuga ku bijyanye n'imyidagaduro mu Rwanda, cyangwa se aho abana bakinira mu Rwanda. Ese ni he bakunda gukinira? Imbogamizi zihari ni izihe? Muraza kubona ko hari n'ibibuga byahinzwe kubera politiki cyangwa se gahunda ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko ubutaka bwose buhingwa bugomba kuba buhinze. Ubwo bikaba byari ibibuga byari mu bishanga, aho byari biri bigahingwa, ariko ntihasimbuzwe cyangwa se ngo ababikoreshaga berekwe aho bagomba kujya bakinira. Reka dukurikire ubushakashatsi. Hano twari tugamije kureba ibintu nka bitatu by'ingenzi. Mbere na mbere twari kureba mu by'ukuri abana bakinira hehe, bafite aho bakinira yaba ku ishuri cyangwa mu rugo, nihe bakunda gukinira abana. Ese harahari? Niba hahari se hujuje ibisabwa, hatanga umutekano w'abana kugira ngo abana bakine batekanye, kugira ngo turebe mu by'ukuri n'ari amabwiriza y'inzego za leta, ari amabwiriza ya leta agena imyidagaduro n'imikino y'abana ko mu by'ukuri ashyirwa mu bikorwa. Twabonye ko mu by'ukuri abana 45.7% aribo bangana n'abana 105 mo twabajije bavuze ko bakunda gukinira ku ishuri. Byumvikane ko ku ishuri ari ahantu hatekanye cyangwa hafasha abana gukina cyangwa abana bishimira gukinira. 32% batubwira ko bakinira mu rugo no ku ishuri. Byumvikane ko no mu rugo naho hari ahantu abana bumva bakwisandurira mu gukina. Noneho 11.7% y'abana batubwiye yuko bakinira muri communauté, bya bibuga biba bihari muri communauté byanda abantu benshi bahuriraho. Noneho 10.4% ne batubwiye ko bakinira mu rugo. Ubwo turaza kugenda tureba impamvu wenda bagiye abakeya bavuze ko ari bakinira mu rugo. Ubwo impamvu iraza kugaragara yuko mu rugo nta hantu ho kwidagadura abana baba bafite. Turareba noneho turongera tureba ese abana iyo badafite aho gukinira babigenza gute, bakora iki? Muri abo bana 44.5% batubwiye yuko iyo batari gukina baba bari gukora uturimo two mu rugo tworoheje tw'abana, of course, ariko hari naho ujya ugasanga bakora na ya mirimo ishobora kuba itari ku rugero rw'abana. Noneho 27.9% batubwira ko badafite aho bakinira cyangwa batari gukinira basubiramo amasomo yabo. 9.7% batubwira ko baryama, bajya mu buriri bakaryama. Noneho 18% batubwiye yuko barazerera. Ubwo urumva nacyo ni ikibazo. Nanone twashaka kureba ingaruka kubura aho abana bakinira, ingaruka bibagiraho.
abana 23.5% batubwiye yuko batabasha gusabana n'abana bagenzi babo, 19% batubwira ko batishimye bahora bigunze, noneho 18% batubwira ko babura uburyo bwo guteza imbere impano zabo cyangwa kugaragaza impano zabo, noneho 8.6% batubwira ko bibagiraho ingaruka z'umubyibuho cyangwa kureba televiziyo umwanya munini aho mu gihe bakabaye bari gukina. Noneho biriya n'ibyo abana bagaragaje twashatse kumva n'ababyeyi icyo bayivugaho. Ababyeyi 52.9% batubwiye ko nta hantu abana bafite ho gukinira, yaba mu rugo batubwira ko nta hantu abana mu rugo bakinira. 43% n'igice kimwe bavuze yuko hafi yaho batuye hari abana bashobora gukina, ariko bakavuga yuko hadafite umutekano abari bya bibuga ubona mu by'ukuri bitujuje ubuziranenge. Noneho 2.9% nibo bavuze yuko hari ahantu heza cyangwa hari ibibuga abana bashobora kuba bakiniraho, urumva n'umubare mutoya cyane. Noneho uje mu rugo, niba mu rugo hari ahantu abana bashobora gukinira, 53.9% b'ababyeyi batubwiye ko iwabo mu ngo nta hantu abana bashobora kuba bakinira. 44.1% bavuga yuko abana bakinira hanze y'urugo, noneho 2% bavuga yuko ari bo bonyine mu ngo bateganyije ahantu abana bashobora kuba bakwidagadura. Nuvuga ngo mu ngo z'abaturage 2% nibo bonyine bateganya cyangwa byagaragaye ko bateganyije aho abana bashobora kuba bakwidagadurira mu rugo. Ingaruka bigira ku bana, 33.8% batubwiye ko abana batagira ubuzima bwiza. Bavuga yuko physical activity ku bana ari ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo abana batere imbere. 30% bavuze yuko abana bituma batagira ubuzima bwiza. Noneho 26% bavuga yuko abana batatera imbere mu buryo bw'imitekerereze cyangwa bw'imibanire n'abandi. 21% bavuga yuko abana badafite aho gukinira, bajya mu myitwarire mibi, bagaragaza imyitwarire mibi. N'ibyo ababyeyi bagaragazaga nk'imbogamizi babona abana bahura nazo iyo badafite aho gukinira. Ndabashimiye rero umuryango cyangwa se impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO ndetse n'umuryango mpuzamahanga wa Gikristo World Vision bagaragarizaga Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, Civil Society n'imiryango itari iya leta itandukanye ikorera mu Rwanda ibijyanye n'ishusho y'imyidagaduro mu bana b'u Rwanda. Ndabashimiye. Mu gice gitaha cy'ikiganiro cyacu tuzagaruka noneho tureba icyo ibyo bigo byose cyangwa se icyo izo minisiteri zose zabivuzeho. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere utugezeho, hanyuma kandi niba ukunda kudukurikira ibiganiro bisangize n'abandi, uduhe n'ibitekerezo aho ngaho muri comment cyangwa se commentaire. Ndabashimiye mwese. Ciao ciao.